Yes, reka nanone nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwese mwahisemo kudukurikira by'umwihariko wateye intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Nizere yuko rero umeze neza, ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje kunogerwa n'ubuzima ukurikira Ibendera TV. Tuje kubatembereza urasezwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ikomeje gufata irangi, intambara ikomeje gufata indi ntera, by'umwihariko inshuti zacu, abavandimwe b'Abanyamurenge, inshuti z'Abarundi zidukurikira 5 kuri 5, abanywanyi b'Abahima, abasangirangendo baturuka mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko n'abari mu Rwanda. Mwumve ko nabateye yambusa nanje kubatembereza urasezwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki kigezweho rero muri iri joro? Niye nkuru nkuzaniye, icyo nzi cyo ni inkuru nziza byahatari ku bakunzi bacu. Ubwo rero ngiye kugenda nkubwira iki nyuma yuko ejo nkubwiye yuko M23 ifashe abasirikare b'Ababiligi bari kumwe n'abasirikare ba M23 ndetse ba FARDC ndetse n'aba FDLR n'aba Wazalendo bari bayatatse. Abasirikare ba Wazalendo ngo bateje ambushi cyangwa se batega agaco abasirikare ba M23 ikintu yabakoreye Ababiligi nibyo nakubwiye ku munsi w'ejo ko yabacucumye. Yamara kubacucuma nkaho ibyo bidahagije, iragenda irabafata bose. Rero ikintu nkuzaniye nje kukubwira muri iri joro nta kindi, ntabwo nje kukubwira iyo nkuru y'abo basirikare kuko yo narayikubwiye ku munsi w'ejo. Ubu rero ndakubwira yuko nyuma yuko ibyo byose bibaye, ikigezweho sasa muri iri joro, inkuru irimo irakomakoma ahantu hose, ibitangazamakuru byose nawo mutwe w'inkuru uherereyemo. Inama zakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa muri Sena cyangwa se mu nteko ishinga amategeko y'Ababiligi ho byabaye ibindi kuko no baraterana amagambo hafi yo kurwana, mu gihe mu baturage ho ikiriyo gikomeje ndetse kiganja, hari ikiriyo giteye ubwoba bitewe n'abasirikare b'Ababiligi bakomeje kwitaba Imana. Uti rero bigenze bite nyuma yuko muri Kongo bari gukora inama zidahagarara mu Bubiligi, bagakora nabo inama ndetse n'amahane menshi ari mu nteko ishinga amategeko? Ikintu Ababiligi bakoze nta kindi, bafashe umwanzuro ukomeye ariko umwanzuro wakiriwe neza na M23. Nibyo ndi bugende ngusobanura mu nkuru ku buryo burambuye. Umwanzuro abasirikare ba M23 bo bakiriye neza, mu gihe uwo mwanzuro rero nta wundi wari uko bafashe umwanzuro uko bagiye kohereza ingabo 2,000 z'Ababiligi zigiye kuba zihangana na M23 zizanye n'ibikoresho bihambaye kabuhariwe. Bishoboka yuko ibyo bikoresho nabyo tutazi icyo baje kugenda babikoresha. Nshuti zanjye rero basangirangendo, ndabikubwiye nti wigira ubwoba kuko ibyo ngiye kugenda nkubwira icyo M23 yabyakiriye. Kuki M23 yavuze yuko ari inkuru nziza, kuki byashimishije M23, nibyo ngiye kugenda ngusobanura mu kanya. Ndaje rero ngende nkubwira byinshi kuri ibijyanye n'aba basirikare bamaze kuba bakorerwa deployment, bamaze kuba bagezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko banyuze mu gihugu cy'u Burundi, aho bahise banahaguruka nyine. Ngiye kugenda nkubwira, ariko hagati aho babarira ubanze ukande subscribe aho hasi, umanuke muri comment, utere comment yawe nyibone neza cyane. Murabizi ndazisoma ngenda nanabasubiza, ariko wibuke ko dufite group ya WhatsApp, dufite channel ya WhatsApp twitwa Ibendera TV ahantu hose. Facebook yacu ni Ibendera TV, hose ubasha kutugeraho ukatugezaho igitekerezo cyawe. Urabizi yuko hano kuri YouTube amategeko n'amabwiriza ya YouTube ntabwo biba byemewe, ariko by'umwihariko iyo dukurikira, by'umwihariko nko muri groupe zacu, ugenda ubisangamo amakuru tuba twabahaye hano, noneho video cyangwa se imeze nka filime ibiri kuri WhatsApp yacu. Niyo mpamvu tugusaba kugenda ukabanza ukadufollowinga. Ubwo rero umve ko mu kanya ngiye kuza ngenda ndambura iyi nkuru maze kukubwira nyuma y'aka kananga. Yes, reka nitereke rero ntangire iyi nkuru, ntangire nk'ubusuhuza nanone nubwo nari nabihereyeho mbasuhuza, ariko Abanyamurenge mwegere hino mbabarire iyi nkuru nziza, inkuru ishimishije, inkuru ishamaje, inkuru inejeje umutima. Uti bigenze bite rero? Niki kibaye muri Sena y'Ababiligi, niki kibaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bayobozi ukuntu bigenze nta kundi. Ubwo rero uti nyuma yuko Ababiligi bamaze kuba bafata icyemezo
icyemezo cyo kohereza abasirikare bagera ku bihumbi 2,000. M23 nese yabagize ikikango, yabagize ubwoba bw'uko bagiye kuba bayisenya. Ikibazo nta kindi ni oya, ahubwo nk'uko nari namaze kugenda mbikubwira, ni ikintu cyishimiwe cyane n'Ababiligi. Ababiligi babyishimiye cyane mu byo bambe M23 yabyishimiye cyane mu byo yagiye itangaza. Ndagira ngo nkwibutse yuko ingabo z'Ababiligi ngo ziri inyuma y'izindi ngo muzireri guhangana na M23. Ubwo urumva aho urwego cyangwa se ikigero cy'Ababiligi giherereye, kuko ngo Ababiligi buriya ngo ntibanageranwa n'abasirikare b'u Burundi. Ndagira ngo nkubwire ko abasirikare b'u Burundi aribo bumva M23 ahantu ivugiye bagahita biruka bahungira kure. Ubwo Ababiligi bo ndagira ngo wumve uko biba bimeze, bo nta no kwirirwa biruka. Niyo mpamvu mwumva ngo hapfuye benshi, ngo mu bapfuye benshi bari Ababiligi. Ababiligi ntibajya babasha no guhunga kubera ubwoba, barajugumira bakicara hamwe bagategereza M23 ikazi ikagenda ibafata ndetse ikabafunga. M23 rero nyuma yo kumva ko Ababiligi bamaze kudeployinga cyangwa se kohereza abasirikare bagera ku 2,000 baza kugenda bahangana nayo, ntiyabyakiranye ibyishimo, ubwo ngo ku munsi ngirajya yicanga magera muri 500. niba ari abasirikare 2,000 ngo mu minsi igeze kuri 4 ngiraba imaze kubatatura cyangwa se kubica bose, nkuko nagiye mbikubwira nyine. Ubwo ikigomba gukurikiraho nta kindi ni ukureba yuko abasirikare bahagera, kuko bo bamaze kuba bahaguruka, bo bahise bahaguruka. Indege yari itwaye abasirikare, indege zari zitwaye abasirikare 2,000 nazo zari zihagurutse i Bruxelles mu Bubiligi zije i Bujumbura, aho zigomba kunyura zikanyura muri Uvira zihita zikomereza guhangana na M23. Ariko M23 yo ikabivuga yuko nta bwoba na buke ifite. Uti rero biraza kugenda bite ku rugamba? Ese biragenda bite? Nibihe bitekerezo mufite? Mugende mwandika mutubwire. Ubwo munyarukire muri comment rero mugende mwandika. Ikintu gikomeye cyane nje gukubwira muri iri joro, buriya nkuko wagiye ubyumva, buriya nta kintu ndakubwira kuko ubusanzwe nta nubwo ngira amagambo menshi. Ahubwo ikintu gikomeye cyane nje kukubwira nuko M23 imaze kuba itangaza ikintu gikomeye cyane, by'umwihariko ku Banyamurenge ndetse n'abandi baturage bari mu bice yagiye yigarurira, aho imaze kubahumuriza irababwira ati muryame mutekane muhumure rwose. Ibyo rero ni bimwe mu byari bigezweho muri iri joro. Ubwo igitegerejwe ku munsi w'ejo ndi bugende nkubwira mu gitondo, aza kugenda nkubwira se niba baje ku rugamba abasirikare 2,000 bamaze kuba boherezwa n'Ububiligi. Urugamba rwabo rwa mbere rwagenze rute, ko biteganijwe ko bashobora guhera muri Uvira? Ese intambara ya Uvira muri iki gitondo muyiteguye mute? Niyo ndi bugende nkubwira mu gitondo, kuko M23 nayo yatangaje ko ibategeranije amatsiko. Ubwo rero nibyo nzagenda nkubwira aho urugamba ruzaba rugana ku munsi w'ejo. Ariko kandi ninkubwira ibyo ntabwo nzabura kukubwira iby'abasirikare bamaze kuba bajyanwa mu Bubiligi bari 200 bamaze kwitaba Imana. Nzagenda nkubwira nabwo ese bashyinguwe, ese intambara yavugwaga muri Sena cyangwa se mu nteko ishinga amategeko y'Ababiligi byagenze bite, byarangiye bite, ni bangahe bamaze kuba bagwa muri ayo gushyamirana cyangwa se ayo mahari yarari muri inteko ishinga amategeko y'Ababiligi. Nibyo nzagenda nkubwira ku munsi w'ejo mu gitondo. Ariko kandi nzakubwira ku bya President Tshisekedi n'abayoboranye igihugu nabo bamaze kuba basubiranamo bitewe n'ukuntu ingabo zikomeje kwatikirira. Ariko kandi nkubwire no ku bikoresho byamaze kuba byoherezwa n'Ababiligi byazananye n'abasirikare babyo. M23 nabyo ivuga ko igiye kubisamira hejuru, ivuga ko yishimye cyane kuko ngo babizana ariko ntibabisubizeyo, ndetse mbega bigahita bihinduka umutungo wa M23. Ibyo byose rero nibyo nzagenda nkubwira ku munsi w'ejo. Ariko hagati aho kugira ngo ku munsi w'ejo tuzabe turi kumwe, babamanukira aho hasi gato unkandire subscribe, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo iyo nkuru ntirekura uzahita uyibona. Unkandire ku nzogera, ungire muri comment wandike, muze mwandike byinshi ibitekerezo byanyu biba ari ingirakamaro cyane, tuba tubikeneye. Muze mwandike, uzajya wandika, mujye mumfasha tumusubize twese, ntimukajye mubimparira njyenyine. Ahubwo twandike dusakaze inkuru nziza. Hagati aho mugire ijoro ryiza. Ngendagaruka ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare cyane, duhurire hano ku Bendera TV.